Imyaka yanjye myinshi nabayeho mu by'ukuri guhakanira abantu bingora, kuko igihe cyose umuntu yansabaga serivisi cyangwa se akansaba kumukorera ikintu, nihutiraga kuvuga yego. Rimwe na rimwe ntabanje no gutekereza, ariko ari bya bindi byo kwirinda kuba wahakanira umuntu ngo utamubabaza. Ndakeka abantu benshi muri mwe, yaba uri kundeba ushaka kurelatinga kuri njyewe, kuko ni imyumvire abantu benshi dufite iva mu bwana, uko twakuze cyangwa se uko twarezwe. Murabizi mu gukura mu muco wacu nk'abanyafrika, especially nk'abanyarwanda cyangwa se abantu bakoresha ikinyarwanda, usanga ukura umubyeyi akubwira ko igihe cyose umuntu akubwiye ikintu ugomba kuvuga yes. Nta muco dufite wo kwifatira ibyemezo ngo ube wavuga no, kuko akenshi no mu myumvire yacu ijyana n'agasuzuguro, ariko guhora uvuga yes bikajyana no kubaha. Nkuko nabivuze rero, guhora umuntu avuga yes ni ibintu bituruka mu bwana, uko twakuze, uko twarezwe. Ariko honestly, mu by'ukuri akenshi usanga abantu benshi bakunda kuvuga yes, nkanjye ntago ibituvuye ku mutima. Niko kuri, ntago ariko yes zose ziba zitavuye ku mutima yego, ariko igihe kinini usanga ari ibintu wemeye gukora bitagushimishije, ukaba wabikorera ugusabye serivisi uwo ari we wese kugira ngo ukunde utamubabaza, kuko niko imyumvire yacu iba iteye. Uko imyaka igenda itambuka, uko ngenda nkura mu bitekerezo cyangwa se personally nk'umuntu ku giti cyanjye, bitewe n'ibyo ngenda yaba nsoma mu bitabo cyangwa se numva, cyangwa se n'ubuzima bwa buri munsi. N'ubuzima buratwigisha, experiences z'ubuzima nizo zitwigisha cyane. Ngenda mbona ko atari umuco mwiza mu by'ukuri. So niyo mpamvu rero nafashe igihe cyo kwitekerezaho nk'umuntu, ndavuga nti se ibi bintu koko is it right guhora numva ko ngomba kuvuga yes ku bintu byose? Rimwe na rimwe yes zitamvuye ku mutima. So naje kwikwestioninga for a long time, mbona ko hari igihe kinini ntagiye mba umunyakuri, ngerageza uburyo ki nagenda mbihindura no kumva ko it's okay to say no. Nta kibazo kirimo kuba wahakanira umuntu mu gihe ibyo usabwe gukora utabishoboye, utabifitiye umwanya, ndetse utanabishaka, kuko ni uburenganzira bwawe. Kuvuga no rero ni ibintu byabayeho kuva kera, kuva ikiremwa muntu cyaremwa niko duteye. Gusa igitangaje hari abantu babishobora. Hari abantu bavuga no ugasanga niko ateye, iyo umusabye gukora ikintu waraguhakanira regardless y'uburyo we uri bufilinge, kuko biba bijyanye n'uburyo yiyumvamo, binatewe n'ubushobozi afite bwo gukorera icyo ari cyo cyose umusabye gukora. Bityo rero abantu bateye gutyo bibafasha kuba abanyakuri, kuko ntago ari bupretendinge ngo akubeshya akora ibintu bitamuvuye ku mutima. We ntago aba yitayeho, ntago aba ashaka kukubabaza, nta nubwo ibyo ngibyo aba bitekereza undi bukubabaze. Aba akubereye umunyakuri, bityo nawe ubwawe bikaguha amahirwe yo kumenya aho uhagaze muri relationship runaka ufitanye n'uwo muntu, yaba umufasha wawe mu bana, yaba inshuti yawe, yaba umubyeyi cyangwa se n'undi muvandimwe. Ni byiza rero kwiga umuco wo guhakanira abantu. Biragoye cyane, ni ibintu dustrugglinga nabyo buri munsi nk'abantu, ni ibintu nkistrugglinga nabyo uyu munsi, nubwo uko iminsi itambuka ngerageza kugenda mbihindura, ariko kwiga kuvuga no ni umuco mwiza. Reka mbahe urugero. Uribuka kera ukiri umwana, umubyeyi iyo wamusabaga ikintu akaguhakana akakubwira ngo no, byarakubabazaga right? Ariko mu by'ukuri wasanga hari byinshi umubyeyi wawe yakurindaga wowe utaruzi, kandi byari byiza kuri wowe. Ariko uyu munsi ndakeka iyo usubije amaso inyuma, hari igihe utekereza wenda ikintu runaka wasabaga umubyeyi akaguhakanira, uyu munsi ukabona ko byari byiza kuri wowe, ariko icyo gihe ntago wabyumvaga kuko wari ukiri muto. Ariko uyu munsi usubiza amaso inyuma ukabona ko umubyeyi wawe hari ibyo yakurindaga.
Hari igitabo cyitwa Never Split the Difference, Negotiating as if your life depended on it, cya Chris Voss. Muri iki gitabo harimo chapter yitwa No Start the Negotiation. Uyu mwanditsi Chris Voss avugamo psychology ya no abantu benshi badakunze kumenya, kuko iyo umuntu agusabye gukora ikintu ukamubwira no, mwembi bibaha amahirwe yo gutangira communication, mukaganira ndetse na negotiation ibafasha kugera ku mwanzuro mwese ubanyuze. Naho igihe cyose umuntu akubwiye yes, bikwima amahirwe yo kugira ngo muganire ku kintu umubwiye, kuko yes ni nka stop, kuko nta kintu warenzaho umuntu aramutse akubwiye ngo yes ku bintu byose uba wumva ko ari bubigukorere. Urugero, tuvuga umuntu agusabye kumuha ride yo kujya ahantu, ufite ibintu nawe wari ukwiye kuba uri gukora muri uwo mwanya, cyangwa se wenda ushobora kuba nta na gas ufite mu modoka, cyangwa se wenda utanabishaka. Iyo umubwiye yes rero urumva nta kintu yabirenza aho bayakiye kuri bumuhe iyo ride. Ariko mu gihe umuhakaniye ukamubwira ko utari bubishobore, ubwo hari possibility yuko mushobora kuganira mwembi hagati yanyu ndetse mukanegotiatinga ku buryo wenda ushobora no kubona ko wenda gahunda zawe zitihutirwa nk'ize, ukaba niyo ride yagusabye wayimuha. Iki ni igitabo cyiza bashishikariza gusoma, kuko hari byinshi kizabafashamo abantu mu struggling no kuvuga no. Ni ibintu abantu benshi ducamo kandi bitugora, ariko isomo rya mbere ni ukubanza kumenya ko icyo kibazo ukifitiye. Uburyo bwa mbere bwo guhinduka no kumenya ko ufite ikibazo. Iyo utazi ko ufite ikibazo ntushobora guhindura ibintu. Banza ubwawe witekerezeho, uvuga uti se do I struggle no kubwira abantu no? Nkora mvuga yes ku bintu byose. Ngiye byantwaye igihe kirekire, ariko mu by'ukuri ntago nabagaho nishimye. Niko kuri, ntago ngiye kubeshya. Igihe cyose nakoraga umuntu service runaka, nasigaraga mu mutima wanjye mbabaye cyane, nabikoze ntabishaka, kuko nabaganisha ibyo nagombaga gukora kugira ngo we nezeze ibyifuzo bye. Kandi ikintu kibabaje ku isi, usanga kenshi abo dukorera ibintu bo mu gihe tubasabye ntago babidukorera. Uhora wemera gukora abandi ibintu, ariko we mu gihe wifuje kuba nawe bagira ibyo bagukorera, usanga ari ba bantu sito mu buzima bwacu bo batagira ikintu bagukorera. So ugasanga rero uhora ubabaye kubera ko nta fair iri muri relationship yawe n'uwo muntu, yaba inshuti yawe cyangwa se n'uwo mubana. Biranashoboka ku mugabo n'umugore cyangwa na family members. So icyo kintu ni ukugitekerezaho. Icyo mbifuriza ni uko byabafasha, kandi I hope ko hari byinshi mwigiye muri iyi video kuri iyi topic ya no twarebyeho. Muzambwire uko mubitekereza in the comments. Niba mwe namwe mwarabiciyemo cyangwa muri mu nzira yo kubihindura nkanjye, mukina strugglinga ko ntago bitabihinduka ako kanya. Uyu munsi ndi kunywa icyayi cyinshi kubera ko harakonje. Harakonje kandi ndwara na grippe. Hano hari ubukonji, ariko winter iri kugenda irangira. Maybe by the end of this month ya March ubukonji buraba burangiye, and then mu kwa kane hatangire hashyuhe, mu kwa gatanu tutangire summer. So I'm very excited, ariko ikirere ntabwo kimeze neza. Ibirere bya hano biri so weird. Umunsi umwe urabyuka hakaba harashyushye, the next day hakaba harakonje, cyangwa undi munsi ukurikiyeho imvura ikagwa. So biratangaje uburyo ikirere cya hano kimeze, ariko ibihe byiza bishyushye biri kugenda bigaruka buhoro buhoro. Maybe n'amagripe azagenda arekera.